Yesu ashimwe bene data abahishuwe, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Ngiye uvugana namwe ni Debora A. Ku batanzi wenda kuko hari benshi baje mu bahishuwe batambona, ariko mukumva mukajya mwumva Debora A, rero ni nge muvugana. Kuko hari igihe mwibaza mutese uyu muntu tutabona twumva ngo nuhishuwe, benshi bakabyibazaho, ariko reka mbamara amatsiko mbabwire ngo turi kumwe. Dutangira uyu murimo w'abahishuwe, imyaka 5 irashize. Ndibuka ko natangiranye n'abahishuwe bamaze ukwezi batangiye, turabana. Bigeze igihe Imana ivugana nanjye kubw'izindi nshingano nari mfite, mbona ntashobora kubifatanya, kuko kenshi ushobora inanga ibintu by'Imana kugira ngo mbibemo ntabirimo. Nshaka ngo ibintu by'Imana mbibemo n'umutima umwe, mbibemo n'imbaraga zanjye zose n'umwete wanjye wose. Rero byatumye mbwira bene data, ndababwira nti kubw'izindi nshingano Imana ikomeje kuvugana nanjye, mube mumbohoye, ariko turi kumwe. Umurimo w'Imana ndawusengera, iyo ni inshingano yanjye, nta n'ubimbwiriza. Rero nkomeza gusengera umurimo w'Imana w'abahishuwe, ndetse n'umurimo w'Imana itorero muri rusange, n'ibindi byose Imana ivugana nanjye, Imana impishurira byo gusengera n'ibyo tubona muri iyi si turimo. Rero kubw'ibyo bene data turi kumwe 100%, kandi nubwo mubona muri aka gahe wenda bamwe batambona, ariko hari umunsi noneho tuzaba turi kumwe dukorana byuzuye, kuko hari igihe kigiye kuza kigiye kuduhuza. Yesu abaho umugisha. Rero ndashima Imana kubw'ibyo, ndashima Imana. Iyi myaka 5 irangiye abahishuwe dutangiye, Imana iduhuje. Suko uyu murimo w'Imana umaze imyaka 5, oya, ariko kubw'abahishuwe imyaka 5 irashize. Icyo nshimira Imana rero ni uko Imana yabanye natwe muri imyaka, ntaho n'umwe watuvuyemo. Muririmbyi niwe waririmbye ngo ishimwe ni iryawe Mana, ngo nubwo twahuye n'ibigeragezo n'inzitane n'ibibazo byo mu isi, waraturinze ntitwaguye, uraturinda ntitwapfa. Rero kubw'ibyo, kuko tutaguye ntidupfe, tukaba tukivuga tugishima umwami Yesu Kristo, tugihamya kugira neza k'umwami, ni ishimwe rikomeye. Ariko niba wowe waraguye, wongere wisuzume, wongere ubyuke. Amen. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo wa mwanzi wanjye we winyishima hejuru, kuko ningwa nzabyuka. Rero kandi ngo umukiranutsi naho yagwa azongera abyuke. Niba Imana igufiteho umugambi, ukaba waragize intege nkeya, kuko ibigusha abantu ni byinshi. Hari igihe abantu tuba mu bujiji, hari igihe abantu tuba tugenda mu bintu tutazi uko tubyitwaramo, uko tubigendamo, kutayoborwa n'umwuka wera, ugasanga ibigusha abantu bibaye byinshi, ariko kandi Imana ibafiteho umugambi. Rero iki ni igihe cyo kugira ngo dukanguke. Rero kubw'ibyo, kubw'uyu muhamagaro, ni no muri iyi myaka 5 tumaze, ntabwo ari imyaka yo kwishimira ngo turishima yuko tumaze iyi myaka 5, ahubwo ndabona iki ari igihe cyo kugira ngo twongere twisuzume, tumenye ibyakozwe, ibitarakozwe, tumenye aho twagize intege nke, tumenye aho twaguye, twongere tubyuke, kugira ngo Imana ikomaze ikorane natwe. Rero mbere yuko nkomeza, nifuje kuririmba indirimbo yo muri ni 74 mu gushimisha. Reka dufatanye kuririmba uyu muririmbyi, umve icyo uyu muririmbyi avuga.
Nge mfite umukiza yumvugira ku Mana, n'inshuti idahana si nk'izo mw'isi, iteka arandinda kankingira n'ibyago, icyampuwaka mukiza wawe. Nge ninginga Imana gwikwereke Yesu, gumwakire nawe niko ngusabira. Nahawe ikibanza na Data wo mw'ijuru, mu rugo rwe rwera kubw'umwana we, azangezayo ngo tubane iteka ryose, icyampa ngo nawe tuzabaneyo. Nge ninginga Imana gwikwereke Yesu, gumwakire nawe niko ngusabira. Nzahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane, twabacunguwe yatubikiyeyo. Njya ngira amatsiko nkawifuza mugenzi, icyampa ngo nawe uza wambara ubwo. Nge ninginga Imana ikwereke Yesu, umwakire nawe niko ngusabira. Kuri ubu njya ngira mahoro mu mutima, nyahawe na Yesu mukiza wanjye, atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi, icyampa ngasanga yahawe nawe. Njya ninginga Imana ngikwereke Yesu, umwakire nawe niko ngusabira. Numara kumwemera umukiza wawe, uhamye mu bandi byo yagukoreye, usabe n'Imana bahishurire Yesu, bahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Nge ninginga Imana ngikwereke Yesu, umwakire nawe niko ngusabira. Nge ninginga Imana ngikwereke Yesu, umwakire nawe niko ngusabira. Haleluya, haleluya. Yesu nashimye cyane. Uyu muririmbyi yari afite icyifuzo cyiza cyane, haleluya, agaragariza abandi ko afite umukiza ujya umuvugira ku Mana, yifuza ko n'abandi nabo bamwakira, haleluya. Abereka ibyiza bya Yesu, ko Yesu yatubikiye ikibanza mu ijuru, kandi na Yesu yaratubwiye ngo kwa Data hariyo amazu menshi, haleluya, yagiye kudutegurira aho tuzaba. Ababwira ati amahoro mfite mu mutima nyahabwa na Yesu, ngo icyampa namwe mukagira ayo mahoro. Ngo yatubikiye n'umwambaro mwiza wera cyane, ngo icyampa nawe uwo mwambaro ukazawambara. Haleluya, Yesu nashimwe. Arangije aravuga ati ngo numara kumwemeraho umukiza wawe, ngo uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Haleluya, ngo usabe Imana ibahishurire Yesu, bahabwe ubwo buntu nawe wahawe nawe. Iyo niyo misiyo Yesu yaduhaye, bene data, ni ukugira ngo duhamye mu bandi, tubabwire ibyo Yesu yadukoreye. Ntabwo ibyo yadukoreye ari ibyo abantu bakunze kuvuga, si amashuri yaduhaye, si ubutunzi yaduhaye, ahubwo Yesu ibyo yadukoreye, yadukijije ibyaha. Yesu yaduhaye amahoro yo mu mutima, Yesu yaduhaye ibyiringiro. Yesu yaje kutubwira yuko yaduteguriye aho tuzabana na Data mu bwami bwo mu ijuru. Amena, amena. Reka dusenge Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, nongeye kugushima mwami wanjye, Data mwiza, muri aya masaha Uwiteka watugiriye ubuntu kugira ngo twongere duhure nk'abahishuwe,
twongere mwami tukuzamurira amashimwe yuko turi amahoro, twongere tukuzamurira amashimwe kubw'umugambi wawe udufiteho, twongere tukuzamurira amashimwe ko tugihumeka umwuka w'abazima, ko waturinze ntitugwe ukaturinda ntidupfe, kuko intambara zari nyinshi, akaga kari kenshi, ariko wabaye maso uraturinda muri ibyo byose. Muri iyi myaka 5 tumaze mwami warwanye intambara nyinshi zo tuzi n'izo tutazi, wihanganiye intege nke zacu, wihanganiye ubujiji bwacu, wihanganiye ibyaha byacu mwami, kugeza kuri uyu munsi mwami turashima izina ryawe, nuhabwe icyubahiro. Rero nuko rero mwami duciye bugufi imbere yawe, tubabarira ibyaha n'ibicumuro mwami, ibyo twabayemo, ibyo twagendeyemo mwami Yesu, ko watubonye muri uyu murimo mana, utubabarire, ubabarire buri wese mwami Yesu Kristo, ubabarire buri muhishuwe mwami, mubabarire ibyaha bye, kuko ni wowe uzi ibiba mu mitima yacu, ni wowe uzi ibyo twibwira, ni wowe uzi ibyo tugenderamo, ni wowe uzi mana aho twateshutse. Ariko ndakwinginze mwami kugira ngo wirengagize buri kimwe cyose muri iyi myaka 5 aho tutagenze neza, buri wese mwami umubabarire mwami, utubabarire, wirengagize ibyaha byacu, wirengagize gukiranirwa kwacu, wirengagize ubujiji bwacu, wirengagize ubutamenya bwacu, wirengagize ubupfapfa bwacu, wirengagize ibyaha byo mu mitima, maze mwami utugirire ubuntu bwawe. Uyu munsi rero duhurije kugira ngo twongere twiyinire, twisuzume mwami Yesu Kristo, hari ibyo wateguye, hari ibyo wagambiriye, hari aho ushaka kutujyana, hari aho ushaka kutugeza, kuko icyo waduhamagariye ni ukugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza, ni ukugira ngo mwami dukorere ubwami bw'ijuru, ntabwo ari ugukorera ubwami bw'isi, ahubwo ni ugukorera ubwami bwo mu ijuru, kugira ngo benshi bakumenye, benshi bakizwe, benshi bave mu rupfu, bave mu kurimbuka, bave mu mwijima, kugira ngo binjire mu mucyo wawe mwami. Nuko rero data mwiza turakwinginze rero uyu munsi ibyo waduteguriye aba ari byo mwami utugaburira, ibyo mwami biri mu mugambi wawe byose aba ari byo mwami bivugirwa ahangaha, ariko bitari mu mugambi wawe byose biburizwemo mu izina rya Yesu Kristo. Ducecekesheje mu izina rya Yesu akanwa kose katavugishijwe n'Uwiteka, katavuye ku Uwiteka, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami wanjye dufashe mpira ibitekerezo byose turabikugomoreye Kristo, kugira ngo abe ari wowe uganza, abe ari wowe wivugira, abe ari wowe wikorera, abe ari wowe uduhugura, abe ari wowe tugira inama, abe ari wowe mwami wihesha icyubahiro. Nuko rero gendera buri wese mu bahishuwe mwami wanjye, ubagirire neza, abari mu ntambara, abari mu bibazo, ubatabare, ubarengere, ubarwanirire mwami Yesu Kristo. Abarushye mu mitima yabo ubaruhure mwami Yesu Kristo, utanga ubwenge ku batabufite, abari mu bujiji ubajijure, abari mu butamenya ubahe kumenya, ubahe gusobanukirwa, ubahe guhishurirwa icyo bashakaho mwami. Tuguhaye ikaze rero muri aya materaniro, utangirane natwe kandi mwami wanjye uze gusozanya natwe. Nuko rero komeza uganze kandi ushyirwe hejuru kuko uri Imana. Duhaye ikaze umwuka wera, kugira ngo umwuka wera abe ari we wikorera, umwuka wera abe ari wowe, umwuka wera kuko hari ibyo uzi, hari ibyo udushakaho, hari ibyo wabonye bitagenda, hari ibyo byose niwe duhaye ikaze. Nuko rero icyubahiro cyose ni icyawe, turakiguhaye, tubisabye byose mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Haleluya. Bene data, Yesu nashimwe cyane. Dutangira narindimo mvuga nti imyaka 5 tumaze, ndumva nta kindi cyo kwishimira, kuko Imana yo iturebye hari byinshi yatunengaho. Gusa icyo twashimira Imana nuko tugihumeka, kandi kaba yaraturinze ikirengagiza n'intege nke zacu, kirengagiza ibyaha byacu, ikaturinda kubw'ubuntu bwayo, kuko hari icyo idushakaho. Amen. Niba uri mu bahishuwe ukaba ari Imana yaguhamagaye by'ukuri, ukaba hari icyo Imana yavuganye nawe kaguhamagarira muri uyu murimo,
ntabwo ari uw'abahishuwe gusa, ahubwo ni umurimo wa Kristo, kuko Imana ushobora kuba uri muri uyu mu bahishuwe, ariko ufite ubundi buryo Imana izagukoresha, cyangwa se hari aho handi Imana izagukoreshereza, kuko byose Uwiteka niwe ubizi. Twebwe ibyo twibwira si byo Imana yibwira. Rero hari icyo Imana iba yaragambiriye ku muntu. Bene data, kuba Imana yaraturinze ni uko yaturindiye umugambi wayo. Ntabwo yaturinze kuko tukiranuka, ntabwo yaturinze kuko dukora byiza, oya, ahubwo hari icyo Imana idushakaho. Nubwo kenshi tuba tukigendera mu bujiji, mu byo tutazi, mu byo tudasobanukiwe, kenshi nubwo tuba tukigenda turi abanyantege nke, tucyuzuye gucumura n'iki, ariko Imana ihora itegereje kugira ngo irebe ko twasobanukirwa, irebe yuko twaca bugufi tugahindukirira Imana, irebe ko twagira inzara n'inyota byo gukiranuka, kugira ngo Imana ibone uko idukoresha. Ikintu kimwe tugomba gusobanukirwa, bene data, ntabwo Imana ikoresha umuntu ari mu byaha, ntabwo bibaho. Ahubwo Imana itegereza kuhinduka, wamara guhinduka ikabona igakorana nawe. Ntabwo rero ntabwo Imana dukorera Imana, ahubwo Imana ikorana natwe. Rero Imana ntabwo yakorana nawe ugifite ibyaha mu mutima wawe. Ntabwo Imana yakorana nawe ikibona wowe ukiri kure ureba ibindi, kandi aho kureba icyo Imana no kwita ku cyo Imana iguhamagariye, no kwita ku cyo igushakaho. Mbere ya byose, Imana kugira ngo ikorane nawe igomba kubanza gukora umurimo muri wowe, ikaguhindura. Ariko kuguhindura ni wowe uzagiramwo uruhare rwo kugira ngo uyemerere iguhindure. Ntabwo rero ari Imana ifata umuntu ku ngufu ngo imuhindure, ahubwo ireba nawe uwo mutima umenetse, uwo mutima uciye bugufi, uwo mutima ubabaye, umutima ubabazwa nuko ugomba guhinduka. Bene data, sinzi ko namwe niba mumeze nkanjye, mpora mbona ntaho ndagera, mpora mbona ntacyo ndamenya, mpora mbona ndi hasi cyane, mpora mbona ntarahinduka, mpora mbona njyewe mpora niyitaho kwirebaho kurusha ko nareba abandi. Burya abandi ntabwo bindeba, njyewe ubwanjye ninjye ugomba kwitindaho, kuko ni njyewe Imana ishaka. Erega nubwo tuvuga ngo abahishuwe, turi abahishuwe nibyo, dukwiye guhuza umutima tugakora icyo Imana iduhamagariye. Ariko guhamagarwa n'Imana ni umuntu ku giti cye, kandi kugira ngo Imana ikorane n'umuntu ni umuntu ku giti cye. Kugira ngo wemere kuyoborwa nawe, wemere kuyoborwa n'Imana, kandi wemere kugendana nayo. Yesu nashimwe cyane. Rero umuhamagaro w'Imana ntabwo ari ibintu, nubwo turi abahishuwe, ariko buri muntu afite uko ahamagawe, undi akagira uko ahamagawe. Kandi uyu muhamagaro hari uw'Imana yawushyizemo kugira ngo atangize umurimo. Nk'uko tubona intumwa ukuntu zagiye zikora, igahagurutsa Pawulo ikamubwira ikamuyobora uburyo akwiye gukoramo, igahagurutsa Petero ikamuyobora uko akwiye gukora. Rero natwe nuko, ntabwo ari ibintu dukwiriye, ntabwo umurimo w'Imana ari uwo guhanganiramo, ntabwo umurimo w'Imana ari uwo kurwanirwamo, ahubwo ni uwo kugira ngo twuzuzanye. Aleluya! Twese twuzuzanye, tugire ishyaka ry'umurimo wa Kristo, twemere kuyoborwa n'Imana, kandi dufite intego. Ntabwo ari umurimo gusa, ahubwo hari umurimo twahamagariwe gukora muri iyi si, ari icyo Imana yaduhamagariye, aricyo yadushyiriyeho. Ariko ikintu nyamukuru tugomba kumenya ni uko Yesu yaje kugira ngo tubone ubugingo, aricyo cyamuzanye. Ibyo byose biruzuzanya, bene data, biruzuzanya. Gukoreshwa n'Imana no kuzabona ubwami bw'Imana, byose bigomba kuzuzanya. Rero ikintu tugomba kwitaho cyane ni ubugingo. Kandi ubugingo nubwo tubwitaho ni ukugira ngo noneho tubashe kuba ibikoresho bizima, ibikoresho byejejwe, noneho Imana ibone uko ikorana natwe. None se Imana izakorana nawe ucyuzuye ishyari mu mutima? Imana izakorana nawe wuzuye urwango, wuzuye amoko, wuzuye ishyari, mbese wuzuye kamere zose, ushaka gukorera iby'Imana mu bwenge no mu bitekerezo byawe? Ntabwo byakorana.
mbere ya byose turabanza tugahinduka, twamara guhinduka Imana igakorana natwe, kuko urugendo turimo muri iki gihe ni urwo kwezwa. Amen. Turi mu rugendo rwo kwezwa bene data, turi mu rugendo rwo guhinduka. Yesu agiye kuza. Abantu baravuga ngo twasanze bavuga ngo Yesu agiye kuza. Yesu agiye kuza bene data, kuko ibyo yahanuye ibimenyetso ngo nimubona ibi bibaye ngo muzamenye ko ari igihe cyo kuramukwa. Niba ari igihe cyo kuramukwa rero ni igihe cyo gukanguka, tukaba abakobwa b'abanyabwenge ntitukabe abakobwa b'abapfapfa. Erega Yesu yarahanuraga buriya, yahanuraga ku by'abakobwa b'abapfapfa n'abakobwa b'abanyabwenge, avuga ko yagaragaza ko mu minsi y'imperuka azasanga bamwe ari abapfapfa abandi ari abanyabwenge. Nubwo bose bamwe bari maso bafite amatabaza yabo, buzuye umwuka wera, buzuye barahindutse, ariko abandi basinziriye mu mitima yabo, kandi bisinzirije abantu ni byinshi bene data. Abantu barareba Yesu bakamurebera mu by'isi, ntabwo ariko bimeze. Erega Yesu agomba kutubera icyitegererezo, intumwa za Yesu zigomba kutubera icyitegererezo. Igitumye abantu benshi baguye mu mitima yabo ni iki? Igituma abantu benshi bari gukorera iby'Imana mu mubiri ni ukubera iki? Aleluya. Ni uko batigira ku birenge by'abababanjirije, ni uko abantu badasoma ijambo ry'Imana ngo baryihateho barisome. Kandi nusoma ijambo ry'Imana jya uritindaho, nusoma ijambo uritindeho, uvuga uti ariko buriya hari aho nsoma nkahatinda, iri jambo nkarisoma nkongera nkarisubiramo, ejo mu gitondo nkongera nkarisubira, nkavuga ariko ubu ngubu Imana ngewe irambona iti? Ese ubu ndiho ndakora nk'uko kanaka yakoraga? Ese ubu ndiho nditanga nk'uko yitangaga? Ibyo nkabyibazaho. Ryaza rikubwira ngo rikwemeza iby'ibyaha, ukavuga uti Imana ndatsinzwe hasi ndahinduka pe. Rero icyo nicyo ijambo ry'Imana ribereyeho. Ntabwo iby'Imana ari ibyo gukorerwa mu bitekerezo byacu no gukora mu marangamutima yacu no kureba. Abantu benshi bariho barakorera Imana bashaka ibyubahiro byabo, bashaka iby'isi, bashaka iby'iki. Ariko se ntabwo Imana niba tutarumviye ijambo ryayo, ntabwo turi kureba ibiri kugaruka ku bitiriwe izina ry'Imana. Ntabwo turi kureba ibiri kuba ibigarutse abanyamadini, ibyo bashatse, ibyo bifuje, aho kugira ngo bamamaze ubwami bw'Imana, bashatse ibyubahiro byabo, bashaka kubaka amazina yabo. Ibyo byose ingaruka zabyo murazibonye. None se natwe twakomeza muri iyo nzira bene data? Icya mbere ni ubugingo, icya kabiri ni ugukora icyo Imana yaduhamagariye muri iyi si. Hejuru ibindi byose ni zero. Niba Imana yarakubwiye ngo uzakora iki, uzaba iki, mbere ya byose banza uvuga uti ese njyewe tuvuge hari abo Imana ihamagarira kugira ngo nk'abayobora igihugu. Buriya ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana nibimika kandi nibakuraho. Nabo ni umuhamagaro w'Imana ubu barimo. Ariko iyo umuntu aje agakora ibitandukanye n'iby'Imana, akaza agakora ibintu by'ubugome n'iki, niyo mpamvu Imana iguhamagariye ibyo waramenye Kristo. Kuko tubona ba Dawidi bagiye bahamagarwa kandi bakayobora ibihugu, kandi ari abubaha Imana. Kubera iki? Batinya Imana. Niyo mpamvu dukwiye kugira ngo mbere ya byose ujye utekereza, ese kugira ngo mbashe cyangwa se kuba umushumba, kuyobora intama, kuyobora abantu, ese njyewe narahindutse mbere yuko njya guhindura abandi? Nese niba utarahinduka muri wowe uzahindura abandi? Ibyo ufite mu mutima wawe nibyo uzaba bimamo, nta kindi. Ibikuzuye nibyo uzashyiramo abandi. Ntabwo uzababwira kubaha Imana wowe utayubaha. Ntabwo uzababwira uti muve mu byaha kandi nawe utarabivamo. Imana ikidushakaho cya mbere ni ukwezwa, ni uguhinduka. Ayo magambo yarabanziriza kugira ngo mvuge ku kintu kijyanye n'umuhamagaro, cyangwa se n'umuhamagaro w'abahishuwe. Yesu abaha umugisha. Rero mbere yo kugira icyo mvuga, reka tubanze turebe ijambo ry'Imana icyo rivuga. Turebe umuhamagaro. Ubundi abantu bazi umuhamagaro icyo ari cyo.
basobanukiwe umuhamagaro icyo ari cyo, cyangwa ubona umuntu ari mu muhamagaro ukumva nawe ariko wabikora, kumva nawe wabikora, kumva nawe wabishobora, kandi ntabwo ari byo Imana yaguhamagariye, ntabwo ari byo Imana igushakaho, ahubwo umuhamagaro wanjye n'uwawe n'uwundi byose biruzuzanya, byubaka ubwami bw'Imana, byubaka itorero rya Kristo. Amen. Reka dusome Yesaya 61. Amen. Reka dusome duhere ku murongo wa mbere. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Amen. Reka wenda ngarukira aho ngaho. Yesu nashimwe cyane. Iri jambo ni iryo mu isezerano rya kera. Isezerano rya kera, ibi byose tubona ko isezerano rya kera, ubuhanuzi ari iby'ubuhanuzi, ari iby'amategeko, byose byashushanyaga Kristo cyangwa se byavugaga kuri Kristo. Ahangaha Yesaya yeretswe aya magambo, yeretswe ibya Kristo uzaza, kandi akazaza yuzuye umwuka w'Imana, kandi n'ibizaba bimuzanye. Yavugaga ku muhamagaro wa Kristo. Nubwo natwe duhamagawe, ariko tugomba kumenya uwahamagawe, uwazanye uyu muhamagaro ninde, ni Yesu. Kandi icyamuzanye ni ikihe? Aleluya. Kandi icyamuzanye muri iyi si, yaje kugira ngo abwirize abakene ubutumwa bwiza. Abakene ni abahe? Ni abakene bo mu mitima nyine, ni ababukeneye, ni ababwifuza, ni ababushaka. Aleluya. Ngo yaje kugira ngo abohore imbohe. Aleluya. Imbohe zari ziboshywe na Satani, akingurire n'abari mu nzu y'imbohe. Abari mu nzu y'imbohe ntabwo wenda ari abo mu magereza tubona, nubwo naho ijya ihakora umurimo, ariko imbohe ni za zindi Satani yari yaraboheye mu bituro. Yesu amanutse, amaze gupfa, amanuka ikuzimu, aragenda akingura ibituro, abera barasohoka. Aleluya. Ibyo rero wari umuhamagaro wa Kristo. Aleluya. Yaje kugira ngo abarira bahozwe, mbese aruhure abarushye. Yaje kugira ngo mbese adukure muri wa mwijima twari turimo, adukure muri za ngoyi za Satani, adukure mu maboko ya Satani, atugarure mu maboko y'Imana. Kuko yabonaga ko abantu bari batandukanye n'Imana kubw'icyaha cya Adamu. Ariyo mpamvu n'abariya nubwo barabakiranutsi, nubwo barabera, ntago bagombaga gupfa ngo bahite bajya mu ijuru. Oya, kuko bari bataracungurwa. Yesu rero yaje kuducungura, aherano acungura na babandi bari barabohewe mu bituro. Yesu nashimwe cyane. Uwo ni umuhamagaro. Bene data, niba Yesu yari afite umuhamagaro wamuzanye muri iyi si, akaza, kandi uwo muhamagara akaza akawukora neza, nubwo abantu bavuga bati ni uko yari Imana. Erega ni Imana nyine, nubwo yari Imana, yari yambaye akaza akambara akamero k'umuntu, ariko yari kuvuga ati singiye gusuzugurwa n'abantu naremye, singiye gusuzugurwa n'abari mu isi, rwose biriya sinaya. Ariko we yemeye guca bugufi, aza muri iyi si, yemera gusuzugurwa n'umwana w'umuntu yiremeye, bamucira amacandwe mu maso, baramukubita, baramubabaza, ariko araza avuga ubutumwa bwiza, abwira abantu ati nimwihane, ubwami bw'Imana buri hafi, nimuhindukire, nimuve mu byaha, nimuhagarukire Imana. Ariko ibyo byose avuga ubutumwa bwiza, akiza abarwayi, arakora imirimo turayibona. Ntabwo ibyo ari ibyo nje kubabwira, kuko ibyo mvuga murabizi. Ariko bene data, ijambo ry'Imana rivuga ngo muhugurane, mujye mwibukiranya iby'ubwami bw'Imana. Rero
Yesu umurimo yakoze yaraje arawukora, awukora mu ntambara, awukora bamurwanya, awukora abafarisayo bamurwanya, abanyedini bamurwanya. Rero bene data, ariko mpaka asohoza icyari cyamuzanye, awurangiriza ku musaraba. Amen. Aho ngaho niho twese twacunguriwe, niho twaboneye agakiza, niho twabohorewe, niho twagiriwe imbabazi n'ubuntu bw'Imana, niho twakijijwe kugira ngo Yesu adukiza kuzacirwaho iteka. Aravuga ati noneho ubu ngubu birarangiye, unyizera wese ntazacirwaho iteka, azabona ubugingo buhoraho, ariko utanyizera uwo nguwo azacirwaho iteka. Aleluya. Yesu rero ashimwe cyane. Umwami Yesu akomeze adushoboze kandi aduhe kuba maso, kandi aduhe kugira ngo dutekereze, tujye dusoma ijambo ry'Imana cyane, turitindemo turitekerezeho, kuko bene data abantu benshi bayobye bananiwe muri iyi si ni abantu birengagije ijambo ry'Imana, kandi bamwe barabwize imyaka ingahe, barasomye, baragize bate, ibyanditswe babivuga mu mutwe, byose Bibiliya yuzuye mu mutwe, ariko ijambo ry'Imana rikatubwira mu Bakolosayi ibice 3:16 haratubwira ngo ijambo ry'Imana, ijambo rya Yesu ribe muri mwe rigwiriye kandi rifite ubwenge bwose. Ntabwo ari ukugwira gusa, kuko benshi riragwiriye muri bo, bujuje ibyanditswe muri bo, ariko nta bwenge rifite, nta bwenge bw'Imana burimo. Abantu baravuga ubutumwa bw'Imana, baravuga amagambo, baravuga ubutumwa bwiza, ariko nta bwenge burimo. Ariko ngo rifite ubwenge bwose. Aleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero ikintu cyose niwirengagiza ijambo ry'Imana no kuritindamo no kuritekereza no kwemera kuyoborwa no kwemera guhindurwa naryo, waba uri kuruhira ubusa, kuko uribeshya. Yesu ntazakorana nawe. Yesu arashaka gukorana n'umuntu ufite umutima umenetse, umuntu wicishije bugufi, umuntu ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, umuntu uri kubwira Yesu ati Yesu ibi byarananiye mpindura, umujinya warananiye kureka wunkuremo, akabona ubabajwe nabyo, kabona ari byo witayeho umunsi ijoro n'amanywa. Yesu azabigukiza. Ibyo ndi umuhamya wo kubivuga, kuko nanjye hari ibyo Yesu yankirije kutababarira, yankirije ibintu byinshi. Ubu igituma dutunga amahoro ya Kristo mu mitima yacu ni iki? Ni uko ibyaha biba byavuye mu mutima. Iyo ibyaha bikiri mu mutima ntabwo ushobora kugira amahoro. Igihe cyose uzajya ubona wabuze amahoro, ujye uvuga uti ndi umunyabyaha. Ntukarebe ku bandi ngo nibo bambujije amahoro. Abantu benshi njya mbona bazi ko abandi bantu aribo bababujije amahoro. Oya, jya ubanza uvuga uti ndi umunyabyaha. Igituma mbuza amahoro ndi umunyabyaha yo mu mutima. Abantu bakubuza amahoro ariko ntabwo bakwinjira mu mutima wawe, ni wowe ubakingurira kugira ngo bakubuze amahoro. Ariko ibyo byajya binyura hirya bigaca hirya, ariko ntibigire icyo bitwara umutima wawe, kuko umutima wawe wamaze kuvamo ibyaha, wuzuyemo kubabarira, wuzuyemo urukundo, wuzuyemo imbabazi, wuzuyemo buri kimwe cyose. Rero tugomba kwiyitaho. Niyo mpamvu nababwiye ngo turi mu rugendo rwo kwezwa, ugenda wisuzuma uti ahangaha sindahinduka, ahangaha ndacyavuga mpubutse, ahangaha simfite kwihangana, ahasingira kwizera. Iyiteho, numara kwiyitaho ibindi Yesu azaza akorane nawe. Naho nuvuga ngo Yesu yavuganye nanjye ibi ngo azankoresha ibi n'ibi, noneho ukatangira no kwiyobora mu mubiri, uratakaye. N'iki Imana yavuganye nawe ntabwo uzakigeraho, uratakaye. Kuko Imana ishaka abantu bemera guca bugufi bagakorana nayo, bemera guhindurwa n'ijambo ryayo. Ijambo Pawulo yabwiye ngo hari abantu ngo bareme gukora iby'icyubahiro n'iby'isoni. Imana ashyize mu nyumba ibyo gukoreshwa iby'icyubahiro n'iby'isoni. None se kuki tutakwemera gukoreshwa iby'icyubahiro? Aleluya. Yesu nashimwe cyane. Bene data, uyu muhamagaro wa Kristo nicyo cyamuzanye, kandi Yesu arangiza misiyo y'icyamuzanye.
tubona intumwa nazo zihamagarwa. Yesu amaze kuza abona igihe cye ko kigiye gusoza, atangira kugenda atoza intumwa kugira ngo noneho ubwo azagenda agasubira mu ijuru, intumwa nazo zizasigare zihamya iby'ubwami bw'Imana. Yesu nashimwe. Intumwa zisigare zihamya iby'ubwami bwo mu ijuru, kuko nta kindi yerekaga intumwa ko nta kindi azihamagariye, ni ukugira ngo bamamaze ubwami bw'Imana, kugira ngo abantu batazarimbuka. Yesu yari afite misiyo kugira ngo abantu bakizwe, babone ubugingo. Imana iravuga ngo yihanganira bose, idashaka ko hari n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bakizwa. Mu rukundo rw'Imana ntabwo ishaka ko abantu barimbuka, ahubwo abantu nibo birimbuza. Yesu aravuga ngo abantu ngo bakunze umwijima banga umucyo, kuko Yesu yaje ari umucyo baramwanga, ariko abantu ngo kuko ibyo bakora ari bibi. Abantu bakunze umwijima kuko ibyo bakora ari bibi, kandi bo babikora bazi ko ari inyungu kuri bo, mbese ari byo bashaka, ariko batazi ko bari kugendera mu mwijima. Yesu ashaka ko tugendera mu byo gukiranuka kandi tukayoborwa nawe. Ntabwo ari ukwiyobora, ntabwo ari uguhanganira muri uyu murimo. Oya, uyu murimo ntabwo ari uwo guhanganirwamo, kuko umuntu uhanganira mu murimo w'Imana ntabwo azi icyo Imana yamuhamagariye, ntabwo ari akamenya Yesu Kristo ubwe, nta nubwo Yesu arinjira no mu mutima we ngo awubemo, kuko umuntu Yesu yageze muri we ahindura umushyitsi, agatinya n'uyu murimo. Amen. Kuko iyo ukoze ku murimo w'Imana ukoze kuri nyirawo. Yesu nashimwe cyane. Rero bene data, reka twongere dusome irindi jambo. Ndacyavuga ku muhamagaro, ndagaruka mvuge kuri uyu muhamagaro w'abahishuwe ho gato nsoza. Turasoma Abakorinto ba mbere igice cya mbere. Ni amagambo rwose dusanzwe tuzi ku murongo, reka mpere ku murongo wa 26. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi. Ahubwo Imana yatoranyije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranyije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye, kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yarabitoranyije ngo ihindure ubusa ibiriho, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, no gukiranuka, no kwezwa, no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirate Uwiteka. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Turiho turibukiranya aya magambo, ntabwo ndiho mbabwiriza, ahubwo turibukiranya icyo Yesu yagiye avuga, ijambo ry'Imana icyo ritubwira, iki intumwa zagiye ziduhuguriramo zitwibutsa ngo mwene data muzirikane guhamagarwa kwanyu, ngo mwibuke yuko abahamagawe mu bakomeye atari benshi, abanyabwenge atari benshi, ndetse n'imfura. Hari igihe bene data tujya tubona abantu ari imfura zo mu isi pe, ari imfura badakora n'ibibi, badafite urwango rwo mu mitima, badagira bate, ariko ntabwo bahamagawe. Nubwo Imana ibabona yuko ari imfura, ariko izi ko batayemerera kuko bizeye ubupfura bwabo. N'abandi abanyabwenge izi ko batayemerera kuko bizeye ubwenge bwabo. N'abakomeye izi ko batayemerera kuko izi yuko bizeye gukomera kwabo. Rero Imana izi imitima yacu bene data. Ngo Yesu yari azi abantu, ntabwo yari akeneye ko abantu bamubwira ngo kanaka ibi n'ibi, kuko yari azi ibiri mu mitima y'abantu. Imana ngewe buriya ntinya Imana bitewe n'uko niyo ntekereje gato y'igihabanye hita nihana nkavuga ngo mbabarira ntekereje nabi.
ntekereje simba ntekereje ikibi cyo kugira umuntu nabi, ariko mba ntekereje nk'umuntu, nkavuga ngo Mana mbabarira, ntekereje nk'umuntu. Icyo nacyo nkakihana, nkacyaturira Imana, mbabarira ntekereje nk'umuntu. Rero bene data, Imana yahamagaye abantu kuko izi mitima yabo irabazi, ariko ngo abahamagawe ni benshi, ngo ariko abatoranyijwe ni bake. Iko ijambo ry'Imana ritubwira. Abahamagawe ni benshi, twese twarahamagawe pe, ariko harimwo abatoranyijwe. Kubera iki batoranyijwe? Nuko yari izi imitima y'abantu, nizi ko abazayemerera. Ariko bariya bose nubwo bahamagawe, barahamagawe kandi baraza bakora imirimo y'Imana, ndetse bamwe batangiye neza, bakorera Imana neza pe, ariko murebe ukuntu bashoje. Imana sugira ngo byose ntiyari ibizi, ariko Imana ijya yongera ikongera igatoranya. Twongeye kugera rero mu gihe cyo gutoranya. Haleluya. Imana yongeye tugeze mu gihe cyo gutoranya, tube maso. Imana iriho iratoranya. Yaraduhamagaye twese, ariko noneho tugeze mu gihe cyo gutoranya. Turiho turatoranywa biturutse kuki? Kuko Yesu agiye kuza. Arashaka abagiye kubwiriza ubutumwa bwiza muri iyi minsi ya nyuma. Arashaka gusuka umwuka wayo, arashaka gusuka ububyutse mu mitima y'abantu, kugira ngo bamamaze ubutumwa bwiza, kuko Kristo aje gutwara itorero. Rero iki ni igihe nanone Imana yongeye gutoranya. Yesu nashimwe. Imana iriho iratoranya mu ibanga ryayo twebwe tutazi, ariko se ninde uhishuriwe ibyo, ninde usobanukiwe ibyo? Niyo mpamvu dusaba kwezwa buri gihe, uko turiho twitunganya, uko turiho twegera Imana, dusabana n'Imana, dushaka Imana, dusoma ijambo ry'Imana, tuyibwira tuti Imana, dufite agahinda k'umurimo w'Imana, tubabajwe n'ibyo turi kubona mu murimo w'Imana. Aho ngaho Imana irareba uwo muntu ubabajwe n'umurimo w'Imana. Imana irareba umuntu ufite mu mutima we guca bugufi no kumeneka, no kugira ngo Imana imuhindure. Yesu arashaka uwo muntu. Arashaka uwo muntu uri kumubwira ati mpindura, kugira ngo nanjye ngiye guhindura abandi. Ese niba utarahinduka urajya guhindura abandi ute? Bene data, twiyiteho kurusha ibyo twumva n'ibyo tureba, kuko wahamagawe ku giti cyawe, nanjye nahamagaye ku cyanjye. Ngomba kwita rero ku bugingo bwanjye, kugira ngo nanjye noneho Imana muri iki gihe ubwo igiye iriho iritoranya, nanjye intoranya, nawe igutoranya. Ese niba turiho duhangana mu murimo, tubona mbese twarabibonye muri aya madini, twarabibonye ku macano, twarabibonye uko abantu bahanganira mu madini ngo bari gukorera Imana. None niba abantu turimo duhangana ngo umurimo w'Imana, umwe ati nge ndumva byakorwa bitya, nge ndumva tugomba kubikora dutya, ni wowe ubyumva, ni wowe ushaka ko bikorwa bitya, ariko ntabwo ari nyir'umurimo, ntabwo ari Yesu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Bene data, izo kwari kugira ngo duhugurane, twongere twibuke two kunezerwa ngo tumaze imyaka itanu twisuzume. Aya magambo ndiho mvuga no kugira ngo twisuzume, ese uyu murimo twawukoze dute? Ese twabanye dute na bene data? Ese byagenze bite? Twongere twisuzume, tugaruke ku isoko, ya soko yo kwihana, ya soko yo kwezwa, kuko aho ngaho iyo soko, twibuke aho Yesu yadukuye, twibuke kuba turiho. Bene data, iki ni igihe impfu ziri gutwara abantu benshi, iki ni igihe Satani afite umujinya, arakaye, arashaka ko harimbura benshi, kandi nasanga uhagaze nabi, nawe araguhitana. Nasanga uhagaze nabi araguhitana. Nasanga ucyuzuye ishyari n'urwango mu mutima, udafite kubabarira, utagira. Bene data, ubundi umukristo akwiye kurangwa n'inkingi eshatu. Icya mbere, agomba kurangwa n'ikintu cyitwa urukundo. Icya kabiri, agomba kurangwa no kwizera. Icya gatatu, agomba kurangwa no kubabarira. Ibi bintu bitatu utabifite, bene data,
kandi uru rukundo Imana ivuga ni urukundo rw'Imana, ntabwo ari rwa rukundo dukunda dutoranya turobanura abantu ku butoni, kanaka ndumva ari we, kanaka oya, urukundo rw'Imana twumvise uko rwitubwira mu Bakorinto, ukuntu urukundo rubabarira byose, rukihanganira byose, rutavuga ibibi ku bandi, rutagira ishyari, rutirarira, urukundo umva mbese ntirwihimbaza. Ibyo byose niyo mpamvu nababwiye ngo bene data tujye dutinda mu ijambo ry'Imana, wongere uryisuzumiremo wowe ubwawe, nanjye ryisuzumiremo, kuko ngewe nkunda kwisuzumira mu ijambo ry'Imana. Ntabwo ntegereza ko ngo umuhanuzi azambwira ngo ihane ngo ugire ute. Buriya hari ibintu ntajya nemeranya nabyo ngewe, buriya ngo nzajya mu rusengero ngo njye kwatura, ubwo se ndajya kwaturira abantu ubundi ntabwo niyizi, nabanje nkaturira Imana, nkabwira Imana, noneho namara kubona hari ibyo kwaturira abantu. Burya hari ibyo kwaturira abantu ariko wabanje kumenekera Imana, ukavuga utureka nibohore kuri mwene data, kuko nibohore kuri mwene data. Ariko ubundi bene data, uyu murimo w'Imana ni uwo gutinywa kandi ni uwo kubahwa, kandi ni Imana tuba dutinye, ni n'Imana tuba twubaye, kuko Imana izatubaza ibyo twakoze, ngo imirimo twakoze ngo izacishwa mu muriro. None se niba imirimo twakoze izacishwa mu muriro, izageramo imwe igashya indi ntishye, ngo ariko ngo umuntu we ngo uzagirirwa ubuntu bwo kujya mu ijuru ngo azaba ameze nk'umushima ukuwe mu muriro. Ariko uzi kugira ngo ube warakoze byinshi usange ugira ubuntu bwo kujya mu ijuru nta n'umurimo n'umwe yose yahiye. Noneho hari n'utazagirirwa n'ubwo buntu, noneho bya bindi wakoze aho kubikora neza ahubwo akaba ari byo bikurimbuza, ukabura ubugingo, ukabura ya mirimo, ukabura n'ubugingo, byose bikabura, kuko imirimo n'ubugingo byose birajyana, bigomba kuba biri hamwe. Wenda wageraho imirimo igashya kuko ni imirimo, ariko ubugingo bugakira. Bene data, njyewe njya ngira ubwoba, nkorana ubwoba, njya ntekereza nti Mana, ntekereza kuruhira ubusa muri iyi si, nkatekereza kuva ubu ngubu ubwoba mfite muri iki gihe ni ukubona ko ntacyo ndakorera Imana. Njya mbabazwa nkavuga ngo Mana, ko ndeba urupfu ruri kujyana benshi, ko mbona Yesu agiye kuza, Mana ko nta kintu ndagukorera. Njye mfite ubwoba yuko nta kintu ndakorera Imana. Areba nti ejo ntashye nzataha nkoze iki koko? Se abantu bari kurimbuka tureba. Bene data, hari igihe njya ngirirwa ubuntu nakwicara no kuri moto nkumva nkavuga ariko ubu ndava kuri iyi moto uyu muntu ntacyo mubwiye, hatangira natekereza nkagirirwa ubuntu nkumva Imana itangiye kumpa amagambo yo kuvuga. Abantu bari mu bujiji, abantu ntibasobanukiwe, abantu bishwe n'amadini. Bene data, mureke tubwirize abantu, nicyo twahamagariwe, tubohora abantu bave mu mwijima. None nawe uracyicaye mu mwijima, nawe uracyicaye uracyari nk'umupagani, nyamupagani. Hanyuma se uzajya ngutegereje iby'Imana disi yakuvuzeho bizava hese? Amasezerano ararindwa, ni wowe uyarinda, uyarindisha gukiranuka, uyarindisha kwezwa, uyarindisha guhinduka, kugira ngo azabashe gusohora. Ariko atari ibyo uzasanga waribeshye. Bene data, reka ndekeraho, ibintu by'Imana ntawabivuga ngo abirangize. Turimo turahugurana twibukiranya, ese ko tumaze imyaka 5 twayikozemo iki? Twayihagazemo, twabanye dute twebwe ubwacu? Aho ngaho ni nisuzuma, naho kwisuzuma. Turavuga tuti rero ibyo tutatunganyije muri imyaka 5, ibyo tutakoze, ibyo twagendeyemo, reka twongere duhindure page, twongere dutangire bushyashya. Amen. Kuko nababwiye nti Imana iriho iratoranya. Icyo kintu kizirikana, iriho iratoranya, kuko hari imbere hari ibyo Imana igiye gukora, kandi izakorana n'abantu bayo yatoranyije. Ntabwo ari abahamagawe bose,
Yesu abaha umugisha. Rero bene data, reka mvuge kuri uyu muhamagaro wa meme, umuyobozi w'abahishuwe. Buriya mvuze kuri uyu muhamagaro, ndeba umuhamagaro wa Yesu uburyo yahuye n'urugamba. Muri uyu muhamagaro ndeba intumwa uburyo zagiye zikubitwa zirenganywa, ndeba byinshi, ndeba ishyaka Pawulo. Buriya Pawulo mukunda kubi, Pawulo ndamukunda nkumva mbese sinzi. Ndeba uburyo Pawulo yababajwe muri uyu muhamagaro bene data. Ndeba uburyo Pawulo yahuye umva yageze n'ahantu bene data tujye. Niyo mpamvu tugomba kugira ubwenge tukemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Hari aho yageze muri Efeso avuga ubutumwa muri Efeso, agera igihe aravuga ati, atangira gusezera kuko yari azi ko igihe cyo kuva muri Efeso kirangiye, agomba gusubirira i Yerusalemu. Kandi we yari azi yuko nubwo yagiye i Yerusalemu agomba kujyayo akajya kubabarizwayo. Yabonaga ko Imana hari ibindi muhamagariye, nubwo yabaga azi ko harimo urugamba ari intambara gusa. Amaze ari gusezera abakuru b'itorero bo muri Efeso, abahugura bibutsa ko yabwirije abayuda, yabwirije abagiriki kugira ngo bihane bahindukire umwami Yesu nubwo batabyemera, ariko ababwira ati nimurinde umukumbi, abemeye gukizwa bakizera, noneho mwebwe nimubegere murinde umukumbi. Nuko ageze aho ni mu gice cya 20, ageze mu gice cya 21, muri 20 akomeza kubabwira ati, nubwo ngewe ngiye i Yerusalemu imibabaro integerejeyo, ariko ntabwo ngewe ntinya, ntabwo nkunze ubugingo bwanjye, ahubwo icyo nkunze ni umurimo wa Kristo, ni ukugira ngo abantu bakizwe. Sinitaye ku bugingo bwanjye. Bigeze mu gice cya 21 ngo ahura n'umuhanuzi Agayo, ngo afata umushumi wa Pawulo, ngo awizengurutsaho ku maboko, azirika amaboko n'amaguru, ngo aravuga ngo nyiri uyu mushumi ninde, ngo uko umubona niziritse uyu mushumi, nyiri uyu mushumi, ngo niko bazamugira nagera i Yerusalemu. Ngo ababigishwa batangira kumubwira ngo nyabuneka Pawulo, ntabwo ukwiye kujya i Yerusalemu, rorera kuko imibabaro igutegerejeyo. Arababwira ati, usibye no gufungwa, usibye no kubabara, nemeye no gupfirayo. Rero bene data, ntabwo Pawulo yarababajwe n'ubugingo, ko yari azi ko akorana na Yesu, ni azapfa ku bwa Kristo, azabaho kugira ngo akomeze umurimo w'Imana, ntabwo ibyo ari byatinyaga. Rero bene data, uyu muhamagaro w'abahishuwe ntabwo utangiye ari imyaka 5 gusa. Umuyobozi Imana yamuhamagaye, yari yaramuhamagaye n'ubundi. Umurimo yatangiriye mu Rwanda. Buriya ngewe ntinya umuhamagaro w'umuntu, kandi ngewe sinshobora kwifuza umuhamagaro w'umuntu, kuko nzi yuko umuhamagaro ufite izawo ntambara, buri muhamagaro ufite ibyawo bigeragezo. Rero sinakwifuza iby'undi, ahubwo nifuza ngo Mana, icyo wampamagariye muri iyi si aba ari cyo nkoresha, nicyo nyansenga. Icyo wandemeye, icyo wampamagariye, icyo wansigarije aba ari cyo nkoresha. Ntabwo nakwifuza iby'undi, ntabwo narwanirira iby'undi, oya, nta nubwo narwanira mu bintu by'Imana. Sinshobora guhanganira mu bintu by'Imana, sinshobora kurwanira mu bintu by'Imana bene data. Oya, icyo byo mbabwira ni ukuri. Nigeze ku mwene data mema, umurimo w'Imana umuhamagara utangira, twasengaga bisanzwe, tugasenga, tugashaka Imana, tukajya mu biterane, ariko umunsi umwe yari ari kwa mwene data nibuka witwa Zitoni, yari afite amasengesho y'iminsi 3. Imana muri ayo masengesho yari yamujyanyemo, kwari ukugira ngo imubwire ikimuhamagariye. Ubwo imuhamagara muri icyo gihe, muri ayo masengesho nibwo yatangiye umurimo w'Imana. Bene data, ntabwo nabonye ko ibintu by'Imana ntabwo ubyikoresheje ntiwabimaramo kabiri, ariko ikikwereka umuhamagaro w'Imana, kuri kugendana n'Imana, ni uko ibintu bikomezamo. Kandi ikizakwereka cya kabiri ko umuntu ari mu muhamagaro w'Imana, ni uko yirengagiza iby'isi, ni uko atita ku by'isi, ni uko azi nuko iby'isi, agaharanira kubaka ubwami bw'Imana, agaharanira kugira ngo akore icyo Imana imuhamagariye. Icyo nicyo kizakubwira umuntu uhamagawe n'Imana, kuko uri gukorana n'Imana.
kuko benshi mwabonye uburyo batangiye aho bataye umurongo bagashaka iby'isi niho bagwiriye niho barangiriye. Ariko umuntu ushaka uri kurwana ishyaka ry'umurimo w'Imana, uri kurwana ishyaka ry'ubwami bw'Imana, ntabwo ajya ananirwa, nubwo yahura n'intambara zimeze zite ntabwo ajya acogora. Bene data, uyu mwene data mureba, umuyobozi w'abahishuwe yahuye n'intambara nyinshi z'aya madini, nk'uko Kristo yarwanyijwe n'amadini, nawe niko yarwanyijwe, ariko ntiyigeze acika intege, ntiyigeze acogora. kandi njye naramurebaga nkamutinya, narebaga uburyo ari igiharamagara, narebaga uburyo nkabona njyewe ntabwo nabishobora, si ibyanjye. rero abantu ntabwo tuzi ibyo twifuza, nta nubwo tuzi ibintu dushaka ibyo ari byo. jya ubwira Imana icyo wampamagariye aba ari cyo unkoresha, ariko mbere yo nacyo banza ubwira uti banza umpindure kugira ngo nanjye nzabashe gukora icyo umpamagariye muri iyi si. rero bene data, tugomba kubaha umuhamagaro wa buri wese, uwawe nkawubaha, nanjye ukubaha uwanjye, kuko uyu muhamagaro egari intambara, ni intambara. ibyo wifuza ntabwo ubizi, kandi nubyikoresha ntabwo uzabimarana n'umwaka cyangwa n'imyaka 2, oya. ariko ibyawe, iby'Imana yakugeneye, iby'Imana yakugambiriye, ibyo byo uzabibamo paka Yesu aje. niyo mpamvu rero uyu muhamagaro w'abahishuwe niba Imana yaratuzanye no kugira ngo twuzuzanye, buri muntu wese ategereze icyo Imana imushakaho. ntabwo ari abahishuwe, ahubwo ni ubwami bw'Imana turi kubaka, turi kuzuzanya kugira ngo twubake ubwami bw'Imana. ni irihe shyaka ufite mu mutima wawe? ni icyo ugambiriye? ese uyu murimo urawurebamo iki? niba ukirebamo izindi nyungu zawe, ubanze wigire kuri aba banyamadini ibibabayeho, umenye ko uko batangiye neza ariko bashoje nabi. Yesu yaravuze ngo ab'imbere bazaba ab'inyuma, n'ab'inyuma baba ab'imbere. ntabwo abantu benshi turabona muri uru rugendo uko batangiye siko basoza. bene data, ntabwo ariko basoza. tube maso kandi twirinde, kuko uyu murimo ushobora kuwugendamo nabi, ukawukoramo nabi, ukabura byose, ukabura inyungu zo mu murimo zo gukiza abantu, ukabura n'ubugingo. rero uyu mwene data, ngewe umuhamagaro we ndawubaha cyane, kuko nabonye intambara yagiye arwana, ngewe ntabwo nari kuzishobora, kuko ni umuhamagaro we, ni intambara ze, kuko Imana yamubonye ko abishoboye. natwe buri muntu afite ibyo ashoboye. mu muhamagaro Imana yaguhamagariza ibyo ushoboye, ibiza ibyo ushoboye kwihanganira, izi ibyo ushobora, kuko uzakomeza kurwanirira no kugira ishyaka rya Kristo, ukaba wakwemera no gupfa. none se ko tugiye kwinjira mu gihe cy'itotezwa, tuzavuga ubutumwa mu bihe bikomeye, nubwo Imana izaba twujuje imbaraga. reba ukuntu intumwa zavuze ubutumwa n'itotezwa bari barimo, ko ari byo tugiye kuzinjiramo. wowe uhagaze ute? niba ukireba amasezerano y'isi, urasigaye. niba ukireba ngo ejo ngo ibyiza biri imbere, urasigaye. ibyiza biri imbere ni ukubona ubugingo, nta kindi cyiza gihari. iyi si turi abashyitsi, turabimukira, twigire no kubari n'ibyo turi kubona muri iyi si. niba tudashaka kwigishwa n'iri jambo ry'Imana, twigire no ku byo turi kubona muri iyi si. rero bene data, mvuze menshi, ariko bene data, twubahane, twubahe umuhamagaro w'Imana, twubahane hagati muri twe, kugira ngo Imana ibone uko idukoresha. uyu muhamagaro rero Imana yamuhamagariye, yahuye n'urugamba, yahuye n'intambara, yararwanye kugeza kuri uyu munsi, ndetse ataraza no mu Burayi. Imana iratubwira ngo ntazayigambanire no mu bazungu. ndavuga ntese abazungu ubu abagiyemo ryari? ariko twumvaga biri kure, nta nubwo twabyumvaga kujya mu bazungu, ariko igihe kigeze yisanga ariyo. ariko kugeza kuri uyu munsi, icyo nshima Imana ni uko atarayigambanira, kuko yayigambanira ntabwo aba akivuga, aba yarabaye nk'abandi. ariko bene data, icyo nshimira Imana ni uko umwuka w'isi utaramufata. ariko
ni ugukomeza kwirinda no kuba maso bene data. Ntabwo umwuka w'isi ukorana n'umwuka w'Imana, ntabwo bibaho bene data. Yesu reka ndekeraho. Icyo navuga, uyu muhamagaro ngewe nawe ubayemo ndawuzi, intambara zabayemo ndazizi, uburyo yarwanyijwe ndabizi, ariko icyo nabonye nta muntu ujya urwanya Imana ngo ayitsinde. Bene data, nidushaka duce bugufi, duce bugufi. Imana iriho iratoranya. Ndarangiriza kuri iri jambo ngo Imana irimwo iratoranya. Yesu abaha umugisha. Mana Data wa twese uri mu ijuru, nongeye kugushima, nongeye gushyira hejuru izina ryawe. Habwa icyubahiro Mwami, kuko uri Imana. Ndagushimiye ubuntu bwawe n'umugambi wawe mwiza kuri twe. Ndagushimiye ko urimo uratoranya abo ugiye gukoresha muri ibi bihe bya nyuma. Ndagushimiye ko uriho udukangurira kugira ngo tube maso, kugira ngo Mwami ubwo uzaza uzasange twiteguye. Hari ijambo wavuze ibice 18 muri Luka 8 ngo mbese umwana w'umuntu nagaruka mu isi azasanga kwizera kukiriho. Iryo jambo rijya rintera ubwo. None koko benshi kwizera kwararangiye, uko wabivuze niko bimeze, ariko twebwe abagihagaze Mwami, nkuko wavuze ngo nuhagaze yirinda atagwa. Urashaka ko tuba maso, kuko tutazi umunsi n'igihe. Ndasengera abahishuwe bose, ndasengera uyu muyobozi w'abahishuwe, kugira ngo Uwiteka twese Mwami wanjye uduhe guca bugufi mu mitima yacu, uduhe gukanguka, uduhe guhishurirwa, uduhe gukorera mu bumwe, uduhe guhuza imitima, kandi ukomeze uhagarare ku muyobozi, ukomeze umukoresha iby'ubutware. Mwami Yesu nawe ni umuntu, yacika intege akananirwa, ariko Mwami Yesu Kristo ongera umwubake bundi bushya, ongera umukomeze, ongera umwuzuza izindi mbaraga, ongera Mwami Uwiteka umwibutse. Uwiteka, umuririmbyi aravuga ngo nubona ko mbyibagiwe Mwami Yesu Kristo uzanyibutse. Mwami uzanyibutse bya byuya wabize ku bwanjye. Mwami, icyo nicyo tukwifuzaho. Turi abantu tujyaho duhura n'intambara nyinshi, tujya duhura n'ibibazo muri uyu murimo Mana, tugacika intege Mana, tukavuga ngo Mana bigenza bite, ariko Mwami Yesu tujye twigira no kubatubanjirije, bizadusubizamo imbaraga, bizadukomeza, kandi nawe wabinyuzemo, nawe urwo rugamba wararurwanye. Mana, ndasenga kugira ngo buri wese Mana wongere umuhembure, usuke ububyutse mu mitima y'abahishuwe. Mana, wongere ubongerere kwizera, wongere ubuzuze urukundo, wongere ubuzuze kwihangana, wongere ubuzuze Mwami Uwiteka, ubahembure. Hembura uyu murimo Mwami, hembura uyu murimo Yesu Kristo, hembura umurimo wawe mu bahishuwe, hembura umurimo wawe mu itorero muri rusange, hembura umurimo Mwami. Ibyasenyutse wongere ubyubake Mwami Yesu Kristo. Abari bacogoye wongere Mwami ubuzuza imbaraga, abari bacitse intege ubasubizemo imbaraga Mwami, abaguye mu mitima yabo wongere ubahagurutse, kandi Mwami ubongerere ubwenge, ubaha ubwenge, ubuzuza inzara n'inyota byo gusoma ijambo ryawe, ubongere ubuzuza inzara n'inyota byo gukiranuka. Mwami, bagirire neza, bashyigikire muri byose. Ngaho komeza ubane natwe, kandi ukomeze kutugira neza. Icyubahiro ni icyawe. Waravuze Mwami wanjye Yesu mu Batesalonike ba mbere mu bice bya 5 ku murongo wa 18 uravuga ngo Mwami, ngo mwibukiranye aya magambo kugira ngo Mwami mudacogora. Kuko wavuga ngo twibukiranye ko Umwami Yesu agiye kuza, kandi ko hari abazabanziriza kuzamurwa, ari babandi basinziriye, ngo natwe abazaba bakiriho ngo nubwo tuzahera ko tuzamurwe tujyanwe mu ijuru. Reka buri wese ahore maso, yibuke ko hari umunsi Mwami Yesu azava muri uyu mubiri, cyangwa se ukazaza ugasanga akiriho ukamutwara. Ngaho bagire neza, ubaha umugisha muri byose, kandi uhaze kwifuza kwabo. Cyubahiro ni cyawe. Ndagushimiye, ndaguhimbaje, bisabye byose mu izina rya Kristo Umwami wacu. Amena, amena. Yesu abaha umugisha.